Hari igihe utwarwa n'iby'isi ugahugira mu gukora ibibi gusa ugendeye ku by'amarangamutima yawe akwereka, ukisanga warayobye cyangwa se warahumye amaso utabasha kugira icyiza na kimwe ukora mu buzima bwawe, ukubona wese akubona mu ishusho y'ibibi cyangwa mu ishusho y'ikibi kubera ibyo ukora bya buri munsi, ariko mu by'ukuri wowe ukabikora utabasha kubona ko ibyo ukora ari bibi kubera guhuma amaso, uhumwa amaso na sekibi. Ibyo byose uba ukora bibi biba ari ibikuganisha ku kurimbuka, maze ukazisanga wicuza ibyiza utakoze ugifite igihe cyo kubikora, ugifite umwanya wo kuba wakora ibyiza ugakosora amakosa yawe. Ibishashagirana byose siko ari zahabu. Senga cyane, kora ibyiza kandi ukunda Imana, uyikorere nta guhagarara, uyikorere udahwema, nayo izagusubiza kandi izakugirira neza. Ndavuga Imana yumva, Imana itegeka bigakomera, yavuga bikaba. Reka ngushishikarize gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze kubana. Ubwo abatuye igiturage baratunguwe cyane kubona abandi bantu bazima bagendana ku maguru mu giturage kandi ari benshi igihiriri, ubona ko nta kibazo bafite umutekano. Ubwo barikanze cyane, inkorokoro ziza zije kurwanirira rwose bene wabo, abarinzi nabo baza imbere baje kurwana. Urabona ko rwose impande zombi buri wese ati ndarinda abanjye. Gusa uyu Karma twabonye nk'umutwarekazi yese yigira imbere ati nta mpamvu n'imwe yo kurwana ihari. Umutwarekazi yarahindukiye n'abandi bose bagenda bigirayo. Keza ari wasigaye inyuma rwose atangira gutambuka mu ntambwe ntoya cyane aza amwenyurira bene wabo, nawe yishimiye kugaruka mu giturage. Abo mu giturage baratunguwe cyane kubona Keza wabo akiri muzima, baramuhobera cyane barishima, bisa nk'akanyamuneza kari kagarutse mu giturage cyacu, nubwo bari batangaye cyane kubona abandi bantu. Ubwo umutwarekazi yahise yigira imbere atangira kubasobanurira uko byagenze, uko batoraguye Keza bimeze, uko bamusanze ameze nabi, nta gatege ntaki, yatemaguritse ibisebe ari umubiri wose, uko yamukubitiye umutongero Keza akongera kugira ubuzima n'ibindi byinshi. Ubwo umutwarekazi yahise yigira inyuma arangije arabasaba ati twe turi abagenzi turimo turagenda twerekeje hanze y'iri shyamba, twabashije kubona inzira isohoka muri iri shyamba ry'umwijima, ese mwatwiyungaho tukajyana? Abangaba bo mu giturage gisanzwe wese bumva ari ibitangaza by'Imana, bene no kubona Keza agarutse bumvise ubwabyo ari ibitangaza, kubona abandi bantu muri iri shyamba batizeraga ko bishoboka byose byabaye nk'ibitangaza bibaguye hejuru. Barangije barapfukama batangira kumushimira cyane,
bamubwira bati warakoze cyane gutabara umuvandimwe wacu, ariko se koko iyo nzira yabonetse? Umutwarekazi arababwira ati nimuhaguruke muze tugende, nabonye inzira, nyagasani wanjye yanyeretse inzira isohoka muri iri shyamba, kandi ndabizi muraza kubyishimira. Umutwarekazi yakomeje agira ati kandi ntimugire ikintu na kimwe muzana cy'iri shyamba, turasohoka uko twaginjiyemo tumeze. Ubwo baraje babiyungaho maze baratangira baragenda, batangira urugendo rutoroshye rwo gusohoka mu ishyamba ry'umwijima. Ese ibi biraza gushoboka? Bantu mwizera Imana ko iriho kandi ikora, yumva kandi igasubiza, nimwicare murebe ibitangaza by'Imana. Ibyo tutatekerezaga ko byashoboka, uyu Karuma umutwarekazi avuze ko bishoboka cyane. Babonye inzira isohoka mu ishyamba. Iki cyaba ari igitangaza cy'Imana kuri iki giturage cyacu cyendaga gushirira mu ishyamba. Ngabo mu nzira bagenda rwose, urusaku ni rwinshi, ibyishimo ni byose, bishimiye gusohoka mu giturage cyangwa se mu ishyamba ry'umwijima. Baratashye. Baragiye barangajwe imbere na Keza ndetse na Karuma, ubona ko ibyishimo ari byose kuba bari batuye iri shyamba. Ubwo bafata inzira bakagenda bishimye, amatsiko ari yose, buri wese ari kwibaza ati sinjye uri burote mbonye hanze y'iri shyamba ko hameze, sinjye uri burote nsohotse muri iri shyamba ry'umwijima. Ese koko nibyo? Barasohotse bagiye mu gihugu, barasohotse mu ishyamba babayemo imyaka n'imyaka mu gahinda gakomeye cyane, tuzi ko ntawabasha kurirokoka. Reka twizere ko Imana ya Karuma cyangwa se Imana za Karuma tumvise gusenga kwabo zikabatabara. Byarakunze basohoka ishyamba ry'umwijima bagera hanze, urabona ko rwose bisa nkaho bageze ku marembo y'ishyamba, aho buri wese yishimiye kubona umucyo, amazu, imirima abantu bahinga, abandi bantu rwose ubona ko rwose bishimiye ibitangaza bari kubona. Ni igitangaza kuri buri umwe wese ubashije kubikora cyangwa se ubashije gusohoka muri iryo shyamba ry'umwijima. Ibyishimo byari byinshi kuri buri umwe, buri wese aseka yishimye rwose, abwira mugenzi we ati dore amazu, dore amazu, dore amazu, biriya ni ibiki? Biriya ni ibiki turi kubona? Biriya bintu byinshi cyane biri hariya ni ibiki? Aba rwose bari bishimiye gusohoka mu ishyamba ry'umwijima. Hari hasigaye ikibazo kigira giti ese ko dusohotse ishyamba ry'umwijima twerekeje he? Ako kanya Hunter yahise aza yirukanka cyane, ankajugunya buri kimwe cyose yari afite, yiyambura ibyo yambaye byose kugira ngo aze yiyunge ku baturage basohotse ishyamba ry'umwijima. Bisa nkaho nawe yari yiyemeje guhinduka kugira ngo abiyungeho batahe. Yabagezemo abona baramwishisha, arangije yihagararira ku ruhande arabihorera, ategereza kureba iyo bagana nyine kugira ngo nabo bakurikire. Bisa nkaho nawe yari yiyemeje guhinduka. Hari igihe utwarwa n'iby'isi ugahugira mu gukora ibibi gusa, ugendeye ku by'amarangamutima yawe akwereka, ukisanga warayobye cyangwa se warahumye amaso, utabasha kugira icyiza na kimwe ukora mu buzima bwawe. Ukubona wese akubona mu ishusho y'ibibi cyangwa mu ishusho y'ikibi kubera ibyo ukora bya buri munsi, ariko mu by'ukuri wowe ukabikora utabasha kubona ko ibyo ukora ari bibi kubera guhuma amaso, uhumwa amaso na sekibi. Ibyo byose uba ukora bibi biba ari ibikuganisha ku kurimbuka, maze ukazisanga wicuza ibyiza utakoze ugifite igihe cyo kubikora, ugifite umwanya wo kuba wakora ibyiza ugakosora amakosa yawe.
ibishashagirana byose siko ari zahabu. Senga cyane, kora ibyiza kandi ukunda Imana, uyikorere nta guhagarara, uyikorere udahwema, nayo izagusubiza kandi izakugirira neza. Ndavuga Imana yumva, Imana itegeka bigakomera, yavuga bikaba. Reka ngushishikarize gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze kubana. Ndagushishikariza gukurikirana ibindi bikorwa byacu bijya kujya bikomeza kunyura kuri iyi channel umunsi ku wundi. Turabashimiye cyane.